Mwongeye kwirirwa turagarutse kandi tuvuga ku gitabo cy'umuhanga witwa Niyomugabo Gerard. Nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye gusoma dukurikiza nyine ya nyandiko ye yise umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Nkuko bisanzwe rero turaje tugira ngo tumenye amateka ashingiye ku muco ndetse no ku myemerere y'abanyarwanda bo hambere. Uretse ko n'uyu munsi abanyarwanda bamwe na bamwe bagifite iyi imyumvire yuko Imana yirirwa handi ndetse igataha mu Rwanda. Kera rero mu nyandiko y'uyu mugabo ari we nyine Niyomugabo Gerard yagize ati: Mana y'u Rwanda, ingoma yawe yogere hose. Ibi rero turakomeza tubisoma mu gitabo cye yise umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Kakaba ari agace ka kabiri mu duce twinshi tuzabagezaho. Ubwo duherukana rero twavugaga nyine ku myumvire cyangwa se ku bijyanye n'uko abanyarwanda ba kera babibonaga bakumva uko Imana bayitekereza. Turaje rero dukomeze rero muri iyo njyana y'imyumvire abanyarwanda uko babyumvaga. Umwanditsi rero akomeza agira ati: muri iyo myumvire yabo rero abanyarwanda nyine byaba bivuze ko kugira ngo ubwami bwo muri ibi bihugu byacu bube bwararambye kugeza mu mwaka w'1959 byaba byaratewe no guha agaciro ijambo ry'Imana. Ni ijambo rero ryari rivuye mu kanwa k'abiru n'abahanuzi. Mwibuke ko kandi kugeza ku ngoma ya Rwabugiri abahanuzi bari bakiriho mu Rwanda, nubwo twe twemera ko n'ubu hari abagifite iyo mpano bari iwacu i Rwanda. Naho rero muri Isirayeli akenshi barisomaga mu nyandiko ntirigire imbaraga nk'ijambo rivuzwe. Tumaze guca akenge rero twasanze ari byiza ko twagerageza gushakisha bimwe mu bitekerezo by'umwimerere w'i Rwanda byarokotse icyorezo cy'igihe kirekire gishize bititaweho ndetse byarateshejwe agaciro, kugira ngo tubishyire hamwe maze tugaruke ku mwimerere wacu, atari ukugira ngo duhereyo gusa, ahubwo dutere imbere haba mu mibereho no mu mibanire, ariko twubakiye ku rufatiro rw'umwimerere wacu. Erega inyubako imeze ityo niyo idashobora gusenywa n'imiyaga iyo ari yo yose. Uru rugendo twatangiye twemera ko rushobora kumara igihe kirekire, kandi twarutangiye turufata nk'urugamba twiteguye no kuba twasigamo ubuzima igihe bibaye ngombwa, rukubiye mu cyo twise RWANDA'ISM. Umugambi wa RWANDA'ISM ni kugira ngo ubunyarwanda bugaruke kandi butere ishema ababufite, ndetse bugire intekerezo iganza amahanga, umunyarwanda yubahwe ndetse habe uwifuzwa ibihe byose. Mu busobanuro bw'umwanditsi rero RWANDA'ISM ayisobanura agira ati: niyo nyito twahaye iyi ntekerezo yacu yo guhesha agaciro ubunyarwanda binyuze mu gucukumbura ubukungu bushingiye mu mwimerere w'imitekerereze n'imigirire y'umuco gakondo w'abanyarwanda. Umwanditsi rero nicyo yise RWANDA'ISM. Icyakora aka gatabo ko nyine ni umusogongero. Mbese ni nko kwereka abantu bashishikajwe n'umwimerere w'iby'iwacu ko ntarirarenga, kandi ko niba bashaka kwishakisha hari amahirwe y'uko bagishobora kwibona hifashishijwe nyine umuco wacu. Tuzi neza ko hari abagikomeye kuri ako gatirano katababashije kubamara imbeho, nubwo bamaze imyaka n'imyaniko bakifubitse. Ibyo bikaba nyine byanatuma babona ko ibyo turimo ari ikinamico. Nyamara ariko bakwiriye kumenya ko ibyo bemera ndetse bakanabirwanira ntibabe banatinya kubipfira ntacyo birusha ibi by'iwacu, usibye ko bene byo gusa nyine babihaye agaciro, bakamenya no kubishoboramo nyine amafaranga n'ubukungu bwabo bukazamuka, naho iby'iwacu bikaba nyine bitarigeze byitabwaho. Iyobokamana ryazanywe n'abazungu ryaje ari ukuboko kw'iburyo kw'abakoloni. Ryaje ari undi mushinga wajyaga kubabyarira inyungu z'igihe kirekire, kimwe n'indi mishinga bateguriye mu isi izamura ubukungu bwabo. Igitangaje ni uko ayo mayobokamana nyine yamaze kuremaza abo bazi ko ari urumuri, ari umucyo ndetse ari n'ukuri bazaniwe ngo bamenye Imana. Bamenye ko yabaremye, uko ibabashaho nuko izabaha ijuru n'ibigendana naryo byose, bakabaho ubuziraherezo hanyuma y'ubu buzima.
Iri yobokamana rero ryakomotse mu mahanga nyine, ni umushinga w'ubukungu bwabo ryakomotse utagendereye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo cyari gishaka kugwiza ubukungu bwabo bitagira aho bihuriye n'Imana. Igihe rero abantu bakiriye imyemerere baba bahanganye cyane na biriya ibyiswe ijambo ry'Imana ribasezeranye. Abo bikomokaho bo baba bubaka ubukungu. Ba nyiri iyobokamana rero babikoze babifitiyemo umugambi w'ubukungu bw'igihe kirekire, babikora nkana, babikora bashaka gucinyiza umuco ndetse na gakondo k'Abanyafurika, by'umwihariko mu Rwanda nk'uko ari byo turi kwibandaho. Aha rero tugiye gusoma urwandiko umwami w'Ububiligi witwaga Leopold yanditse, arwandikira abamisiyonere, arwandika mu mwaka w'1883. Arwandikira nyine abamisiyonere bari bagiye kuza mu Rwanda baje kwigisha iyobokamana, ariko si mu Rwanda gusa baje, kuko bagiye muri Afurika hose. Bagiye mu burengerazuba bwa Afurika, mu burasirazuba ndetse no muri Afurika yo hagati. Urwandiko rero yabandikiye ni urwandiko rugaragaza neza ko bataje batuzaniye Imana, ahubwo baje bafite imishinga yabo, baje bafite ibintu nyine bibazanye. Urwandiko rero rugira rutya ruti: Banyakubahwa abapadiri, namwe bakundwa dusangiye igihugu, inshingano muhawe kuragiza ni ingenzi cyane kandi irasaba kuzahaguruka. Bapadiri, nibyo koko mugiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko uko kwigisha ijambo ry'Imana kugomba mbere ya byose gushingira ku nyungu z'Ububiligi n'Uburayi. Umugambi nyamukuru w'ubutumwa mugiyemo muri Afurika ntabwo rwose ari ukwigisha abirabura kumenya Imana, kuko kugeza ubu barayizi. Bavuga ko kandi bakubaka Nzambi, Mungu, Diakamba n'izindi. Bazi ko kwica, kwiba, kuryamana n'umugore wundi, gusebanya no gutukana ari bibi. Ntidutinye rero kubivuga. Ntabwo rero mugiye kubigisha ibyo bazi. Akazi kanyu k'ingenzi nako korohereza umurimo abayobozi bacu b'abanyenganda, ni ukuvuga rero ko muzasobanura ivanjiri mu buryo butuma inyungu zacu muri kiriya kirere cy'isi zidahungabana. Bityo rero mugomba kuzangisha bariya banyamusozi ubutunzi bwuzuye kuri buriya butaka bwabo ndetse n'ubwo munsi y'ubutaka, kugira ngo atazavaho bakabugarukira maze bakaduhindukirana nabi. Umunsi umwe rero bakaba nyine banatekereza ibyo kutwirukana. Ubumenyi bwanyu bw'ivanjiri buzadufasha kubona mu buryo bworoshye ibyanditswe bikangurira abayoboke gukunda ubukene. Aha nyine nabaha nk'urugero: hahirwa abakene kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Bikomereye cyane abakire kwinjira mu ijuru. Muzakora ibishoboka byose kugira ngo abirabura bagire ubwoba bwo kuba abakire niba bashaka kubona ijuru, kugira ngo batazabivumburaho hato na hato, no kugira ngo mubabikemo ubwoba mugomba kujya mubagwa nabi. Muzabigishe kwihanganira byose n'igihe batutswe cyangwa bakubiswe n'abayobozi bagenzi banyu. Muzabigishe ko umuntu wese wihorera adakwiriye kwitwa umwana w'Imana. Muzabarakarire gukurikiza ingero z'abatagatifu batangaga nyine umusaya wabo wa kabiri badatukanye cyangwa ngo barwane. Mugomba kubatandukanya no gutuma basuzugura ikintu cyose cyabatera umwete wo kuturwanya. Aha ndashaka kuvuga by'umwihariko inzaratsi zabo z'intambara. Ntibazase nk'abaziretse, ahubwo muzakora ibishoboka byose muzizimize. Akazi kanyu kagomba kwibanda ku rubyiruko kugira ngo utazabivumburaho. Niba umupadiri amutegeka kubaha ababyeyi be, umwana azaba agomba kwiga kubaha icyo umumisiyoneri amubwiye, kuko ari umubyeyi we mu bya roho. Murashinge agati cyane ku kumvira no kubaha. Mwirinde ko hazazamuka umwuka wo kutunenga no kutujora mu mashuri yanyu. Abanyeshuri muzabigishe kwandika, ariko ntimuzabigishe gutekereza. Bakundwa dusangiye igihugu, ayo namwe mu magambo muzashyira mu bikorwa. Umwami w'Ububiligi rero akomeza agira ati:
andi magambo menshi muzayabona mu bitabo muzahabwa murangije iyi gahunda. Mwigisha abirabura mu buryo bwa kinyafurika. Bazakomeza kubaha abakoloni b'abazungu, ntibazigere bivumbura kubwa karengane bazaba bagirirwa. Buri munsi mubigishe ko hahirwa abarira kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mwihanishe abirabura, mubihanishe mwifashishije ikiboko, mutegeke kandi nanone ko mu rwego rwo kubashimira bazajya babazanira ihene, inkoko, amagi igihe cyose nyine mugiye gusura ibyaro by'iwabo. Mukore ibishoboka byose kugira ngo murinde ko abirabura bahinduka bakire. Muririmbe buri munsi ko bidashoboka ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Mubasoreshe buri cyumweru uko baje mu misa yo ku cyumweru. Mukoreshe nanone aya mafaranga yitwa ko agenewe abakene kugira ngo mugeze gahunda zanyu mu bice byateye imbere mu bucuruzi. Mubashyirireho uburyo bwo kwicuza ibyaha uzababashisha kuvumbura biboroheye no kuburizamo umwirabura wese uzaba atangiye guhumuka ku buryo yabangamira abayobozi bafite ububasha bwo gufata ibyemezo. Iyo usesenguye neza ubutumwa bukubiye muri iyi baruwa ubona ko ibwirizabutumwa ry'Abanyaburayi ryatugezeho hari ubujura bwitwaje Imana, kandi koko kuva icyo gihe ubukungu bwabo bwabonye urufatiro mu kuba twarabwakiranye ubujiji imyemerere nyine batuzaniye. Nshuti bakunzi b'ibirari by'insigamigani, rero naha ducumbikiye kuri uru rwandiko nyine rwanditswe n'uyu mwami w'Ababiligi, urwandiko yandikiye nyine abamisiyoneri baje muri Afurika. Ntabwo rero turangije igitabo, ntabwo turangije inyandiko yose, ahubwo nk'uko twabibabwiye ni ukugira ngo tujye tubasangiza agace ku kandi. Turacyari gusoma rero imbata y'igitabo. Turaje nyuma twinjire ku mutwe wa mbere w'igitabo, twumve icyo umwanditsi yarashatse kuvuga ku bijyanye n'imyemerere y'Abanyarwanda bo hambere. Turabashishikariza rero gukanda kuri subscribe niba uri mushya, ni ukwiyandikisha kugira ngo ujye umenye ko twashyizeho ikintu runaka, hanyuma ugisangize n'abandi, unakimenye mbere y'uko abandi bakikubwira. Naha rero ducumbikiye agace ka kabiri, ubutaha tuzaza twinjira mu gitabo nyirizina dutangira ku gace ka gatatu. Murakoze, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane. Abo tutameze kimwe, umekoroherana, abo tutavuga rumwe, ninda wa muco mubi uhora uvuga ngo mera nkanjye cyangwa urimbuke, mera nkanjye cyangwa urimbuke. Ndindubugamba nyin'uburyarya, ndindubucakara, Yamana wemeraga ayisemuye mu ndimi, barayiharabitse ayitesha agaciro.